shaka gutungana yuhora usenga bana n'Uwiteka ujye umumvira yukunda abakristo fasha abarembye ntuge na hato gushakirwe shaka gutungana hagomye benshi horana na Yesu mu rwiherero numwitegereza uzaba nkawe bose bazamenya kumeze nkawe shaka gutungana akuyobore kitonde imbere ye nugira ibyago ukumera kose yumwiyambaza yuyoboka Yesu mwumvire rwose shaka gutungana tuza umutima tekereza ibyiza wihutiraho yawumvira umwuka w'iz'urukundo uzatunganira kuba mu ijuru. Igitondo ciza, igitondo c'umugisha, nshuti muvandimwe we hongeye gukurikira Karungu TV, ngusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo usangize abandi ubu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe n'umushakazi w'Imana kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe n'inzira yatuma bagubwa neza muri ubu bugingo. Muvandimwe rero ndagira ngo mubwire yuko ubu tugiye kwigana icigisho, ni inama zatanzwe ku badivantiste, ni icigisho ca 37 mu gitabo c'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi citwa ubutumwa bwatoranijwe nanone umugabane wa gatatu. Ni abadivantiste umunsi wa karindwi no kuburana mu nkiko. Adventiste wowe wese wumva kutegereje kugaruka kwa Yesu, ndakurarikira gutega amatwi iki cigisho ukacumva neza kugira ngo usobanukirwe n'ibyatuma tubona agakiza, kuko iwacu sino, iwacu ni mu ijuru aho dutegereje umukiza kwazava. Kubwira abatizera ibibazo biri mu itorero ni ikibazo. Igihe mu itorero havutse impagarara, ntabwo dukwiriye kuja gushakira ubufasha ku banyamategeko n'abacamanza tudahuje kwizera. Ntabwo Imana yifuza ko ibibazo by'itorero tubivugira imbere y'abantu batayubaha. Ntabwo ishaka ko dushakira ubufasha ku bantu batumvira ibyo isaba. Abantu biringira bene abo bajanama baba berekana ko batizera Imana bitewe no kutagira kwizera kwabo. Uwiteka arasuzugurwa bikomeye, kandi imigirire yabo irabakomeretsa ubwabo ku rwego rukomeye mu kwitabaza batizera ngo babakemurire ibibazo biri mu itorero. Baba bashikurana
kandi baconcomerana bashaka kumarana. Abagalatiya 5:15 murahasoma neza kugira ngo musobanukirwe, mwandike iryo somo kugira ngo murisome mwe muteze amatwi radiyo Karungu TV. Abo bantu baba birengagije Imana yatanze kandi bakora ibintu yababujije gukora, berekana ko bahisemo isi ngo abe ariyo ibabera umucamanza, kandi amazina yabo mu ijuru yandikwaho ko bifatanyije n'abatizera. Baba bongeye kwibambira Kristo no kumukoreza isoni ku mugaragaro. Mureke bene abo bantu bamenye ko Imana itumva amasengesho yabo, batuka izina ryayo ryera, bityo izabarekera Satani akomeze abababaze cyane kugeza ubwo bazabona ubupfapfa bwabo, maze bashake Uwiteka biciye mu kwatura icyaha cyabo. Ibibazo bijanye n'itorero ntibigomba gusohoka mu mbibi zaryo. Niba umukristo ahohotewe akwiriye kubyihanganamo. Niba ariganyijwe ntabwo agomba kwitabaza inkiko, ahubwo mureke yemere guhomba no kuriganwa. Mukristo niba uriganyijwe ntabwo ukwiye kwitabaza inkiko, ahubwo emera uhombe ndetse unariganwe. Imana izakurikirana umwe mu bagize itorero udakwiriye uriganya mugenzi we cyangwa akariganya umurimo w'Imana. Umukristo ntakeneye kurwanira uburenganzira bwe, nta mukristo wo kurwanira uburenganzira bwe. Mu bagize itorero udakwiriye uriganya mugenzi we cyangwa akariganya umurimo w'Imana. Umukristo ntakeneye kurwanira uburenganzira bwe. Imana izikurikiranira umuntu uvogera ubwo burenganzira. Guhora ni ukwanje, ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Abaroma 12:19. Ibyo bibazo byose birandika, kandi Uwiteka abwira abantu bose ko azitura, azazana umurimo wose mu rubanza. Noneho hari igihe haba abajanama babi. Inyungu z'umurimo w'Imana ntizigomba kuragizwa abantu badafitanye umubano n'ijuru. Abantu batari indahemuka ku Mana ntibashobora kuba abajanama beza. Ntabwo bafite bwa bwenge buva mu ijuru. Ntabwo bakwiriye kwiringirwa ngo batange ibitekerezo ku ngingo zifitanye isano n'umurimo w'Imana, ingingo zishingiyeho ingaruka n'umusaruro bikomeye. Nidukurikiza ibitekerezo byabo, nta kabuza tuzagera ahantu habi bikomeye kandi tuzadindiza umurimo w'Imana. Abatomatanye n'Imana bafatanyijwe n'umwanzi wayo, kandi nubwo bashobora kuba bavugisha ukuri mu nama batanga ubwabo, bihinduye impumyi kandi barishuka. Satani ashira inama mu ntekerezo zabo n'amagambo mu kanwa kabo bihabanye rwose n'iby'Imana itekereza ndetse n'ubushake bwayo. Uko niko Satani abakoreramo akadushora mu nzira zitari zo. Satani nabishobora azayobya, agushe abantu mu mutego kandi abarimbure. Mu bihe bya kera ku bwoko bw'Imana, kwiha abanzi babo no kubabwira ibibuhagaritse umutima cyangwa kugubwa neza ufite cyabaga ari icyaha gikomeye. Mu migirire yo mu gihe cya kera, gutambira igitambo ku gicaniro kitari icukuri byabaga ari icyaha. Byabaga kandi ari icyaha gutura umubavu wosereje ku muriro udakwiriye. Turi mu kaga ko kuvanga ibyera n'ibintu bisanzwe. Umurimo wera uva ku Mana niwo ugomba gukoreshwa mu mihati tugira. Igicaniro cy'ukuri ni Kristo, kandi umwuka wera niwo murimo w'ukuri. Uyu niwe soko y'Imana tuba dukeneye. Iyo umwuka wera wenyine ari we uyoboye umuntu, niho aba ari umujanama mwiza. Nituva ku Mana tukayitaho ndetse nabo yatoranyije, maze tukaja kugishiriza inama ku gicaniro bindi, tuzasubizwa nk'uko imirimo yacu
iri. Ni mutyo tugaragaze kwiringira kutagirira amakemwa tugirira ubuyobozi bwacu. Ni mutyo dushakira ubwenge mu isoko y'ubwenge, mu bintu n'ibihe byose biduhagarika umutima. Nuko rero nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo, nujana ituro ryawe urebe mwene so mufitanye ikibazo, maze urisige ku gicaniro, umanze wikiranure nawe, nuko ugaruke uture Uwiteka ituro ryawe, niho rizashimwa. Naho amaturo atagira umumaro ntabwo Uwiteka ayakeneye. Bavandimwe, ndasabira buri muntu wese ukurikiye Karungu TV